reka mfatire mbwira abantu kwitwa Ruti Joel numwe mu bahanzi bameze neza akaba muri weekend yarataramira gari muri Atlanta ariko kandi afashe rutemi kirere rwose muri aya masaha yerekeje Portland muri retirement aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni Ruti Joel komeje gukora ibitaramo n'ubundi bizenguruka leta zunze ubumwe za Amerika akaba umwe mu bari gukundwa ku buryo budasanzwe. Hari igitaramo kiri gutegurwa ni igitaramo cyitwa Platini Baba yakise Baba Experience ni igitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 namaze mu ruhando rw'umuziki ariko kandi ni imyaka igeze kuri 3 amaze akora wenyine nyuma yo gutandukana mugenzi we bari bagize itsinda rya Dream Boys. Imyiteguro rero igeze kure. Platini kuri ubu ngubu akaba yatangaje yuko mu bahanzi biyongera ko bazamufasha muri iki gitaramo cye cya Baba Experience. Ubwo no kuvuga ko nabahanzi baza kuba biyongera kuwitwa Big Fizzo, kuri Eddie Kenzo, kuri Kanisor, kuri Knowless, kuri Urban Boys, kuri ndetse Riderman Neringabo. Abo nabahanzi bari baratangajwe ko bazafasha Platini muri iki gitaramo cye. Akaba yavuze yuko nutwa Mr Kagame uwo ni mabano nyine azaba ari kumwe na Zeo Trap nabahanzi babiri b'abaraperi yongeye ku gitaramo cye. Platini ni gitaramo gikomeje gutegurwa. Hanyuma babwire ko ari gitaramo kiri gutegurwa mu kwizihiza Pasika. Ni gitaramo cyateguwe na Bible Society. Ku munsi w'ejo nibwo batangaje ko Israel Mbonyicyambu azaba ari kumwe na James na Daniela, Alarm Ministries, Jehovah Jireh, Shalom Choir ndetse na Christus Renyat. Bivuze iki? Bivuze ko inyubako n'ubundi uyu musore afite mu mateka, ndavuga Israel Mbonyicyambu, azaba ari kwitaramiramo hamwe nabo bose ku itariki 31 ni BK Arena. Ni kimwe mu bitaramo nabyo byitezwe mu kuzaba nyine bisurutsa abakunzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ariko kandi hazaba ari no kuri Pasika ni ku itariki 31. Reka nihute cyane nyure kwitwa Patrick Salvador. Uyu umunyarwenya ukomeye cyane arutse mu gihugu cy'u Rwanda muri Gens Comedy Show ubwo bizizaga imyaka 2 iyi Generation Z imaze itangiye gusetsa abantu. Patrick Salvador nabwo amerewe neza ko muri iyi weekend nibwo ise umubyara yitabye Imana. Ni inkuru itari nziza nyuma ko uyu yari yataramiye hano mu gihugu cy'u Rwanda kuwa 4 yatashye mu rugo ageze nyine ahurana n'iyi nkuru y'akababaro yo kubura umubyeyi we. Muri Tanzania ho bimeze neza ndetse uwitwa Diamond Platnumz yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze ati mushobora kubyumva mukumva ni nk'ibisanzwe, atushobora kubireba ukagira ngo ni ibintu byoroha, atariko kuba umuhanzi yabona abantu barebye indirimbo ye kuri YouTube bageze kuri miliyoni 100 ntabwo ari igikorwa cyoroshye. Ibyo akabikora nta collab cyangwa se nta ndirimbo yakoranye n'undi abikesha. Yavugaga kwitwa Zuchu umaze gucagayigo muri East Africa niwe muhanzi ubikoze ari wenyine. Indirimbo yitwa Sukari irebwa n'abarenga miliyoni 100. Ni benshi cyane ugeranyije ugiye kureba. Abikoze rero ari w'igitsina gore, bimwe mu biri gushimisha cyane abandi bagore hariya muri Tanzania. Reka nyure ku witwa Jose Cameleon ntabwo bimeze neza nyuma ko umugore wahoze nyine ari umugore we witwa Daniela avuze ati yarantimbaguraga yarantoteje cyane mu myaka 16. Ati ni umugabo w'inyamaswa, ni umugabo udasanzwe. Ngayo amagambo y'uwitwa Daniela uvuga ko mu by'ukuri ubuzima yabanyemo n'uwitwa Jose Cameleon bwari ubuzima budasanzwe, bwari ubuzima bubi. Ati nagira inama n'undi wari wese uri guca mu bihe bikomeye by'umwihariko uhohoterwa wese kutihererana ibyo bikomere ahubwo agerageze abivuge kugira ngo nyine abashe gusohoka muri uwo mwijima ukomeye cyane. Ni Daniela kandi wavuze yuko yamaze gutandukana mu buryo bwemewe n'amategeko n'uwitwa Jose Cameleon. Aravuga ati nahisemo kubaho kuruta kubana n'uwo umpohotera cyangwa se numpemukira umunsi ku munsi. Ibi rero akaba abitangaje n'ubundi nyuma yuko Jose Cameleon yagiye agaragaza yuko buri wese yafashe umwanzuro kubaho ubuzima bwe ndetse nyine uyu umugore nawe akaba yarafashe umwanzuro. Witwa Cindy Sanyu ndetse n'uwitwa Shiba Karongi amagambo ahora ari menshi. Uwitwa Shiba ati nibyo twahuriye muri bato ndetse naramutsinze, ati ariko nagira ngo noneho mbabwire yuko nta nubwo tuzahurira muri bato gusa. Ati n'ubundi uburyo bwari bwose azashaka ko duhangana niteguye kuzaba mpangana nawe. Mu gihe kwa Kanya
Kanye West bitameze neza. Uyu muraperi w'icyamamare Kanye West uretse kuvuga yuko yandikiye itangazamakuru ryose ndetse ku isi yose yifuza ko bazajya bamwitaye. Ubwo ntituzatuvuga ye abantu bajya bamenya uwo tuvuze ni Kanye West nyine. Uyu ye akaba rero kandi ubwo muzabyemera none ko yavuze ko ariko yitwa none se kera urabona nka Kiss Daniel mbere yitwaga Kiss Daniel ubu yitwa Kiss Daniel ashyamo zagusa ariko urumva kaza wenda bifitanye isano ndetse umuntu ahinduye izina ndetse umuntu nuziko se no guhindura izina nahandi wacu biremewe ni uburenganzira bw'umuntu agaragaje impamvu agahindura izina mu buryo bw'amategeko yagaragaje yuko yifuza ko nta muntu uzongera kumuhamagara Kanye West agomba kwitwa ye no mu Kinyarwanda niba bagomba kwitaba ngo ye bifatwa nk'agasuzuguro. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kubinyemerera zimpa impapuro. Yitwaye rero akaba ari kumwe na Bianca Sensori. Uyu mugore yashimbuje Kim Kardashian avuga yuko ngo se umubyara yahamagaye ngo aze kuganira nawe ndetse by'umwihariko nyine barebe niba bazakora ubukwe n'ibindi byose nyine umuryango ukwiye kugirana n'umukwe wabo. Avuga ko rero ngo yabyanze ndetse ngo yakomeje gusuzugura papa we ati n'umugabo usuzugura cyane ku rwego utabasha kubyumva. Ati rero na n'uyu munsi turacyamutegereje mu muryango wacu. Sinasoza nabwiye abantu ko abazi Pasiteri Julien Kabanda uyu numwe mu bapasiteri bazwi cyane ayoboye Grace Room Ministries akaba rero yibarutse n'umwana wa gatanu we bari mu byishimo bikomeye cyane. Reka nsoze gutyo Ferdinand ndetse na Rafiki. Yego urakoze cyane Moses. Yego.